Rayon Sports na Kiyovu guhangana kw'aya makipe si iby'ubu ngubu gusa, hari n'abakubwira ko byagabanutse ugereranyije na kera. Kuva mu 1965 aya makipe rero Kiyovu na Rayon Sports yafitanye ubukeya bwo ku rwego rwo hejuru, aho ngo umukino wayahuzaga yombi ariwo warebwaga n'abafana benshi mu Rwanda. Kiyovu na Rayon Sports zatangiye guhangana kera kandi ngo byatumaga umupira w'u Rwanda urushaho kuryoha. Amateka atwereka ko guhangana hagati ya Rayon Sports na Kiyovu kwatangiye mu 1968 ubwo aya makipe yombi yahuriraga i Kabgayi. Uwo mukino ukaza gusubirwamo bitewe n'uko amakipe yombi yashinjanyaga gukinisha abakinnyi batujuje ibyangombwa, ariko byose byaje kurangira Kiyovu itsinze Rayon Sports ibitego 4-2. Guhangana kw'aya makipe yombi kwaje kwiyongera hagati yo mu 1981 no mu 1982 ubwo Kiyovu yasinyishaga abakinnyi babiri bari bavuye mu Burundi aribo Muvara Valens na Tindo Burongo. Urucaca rwumvaga ko rugiye kumvisha amakipe arimo na Rayon Sports nyuma yo kugura bano bakinnyi, ariko umukino wa mbere bakinye na Murera kuri stade Umumena ikipe yambara ubururu n'umweru yatsinze ibitego 2-1. Uwo mukino wababaje Muvara na Tindo dore ko bari bavuye i Burundi ari abakinnyi bakomeye kandi baje bahenze, bituma barahira ko Rayon Sports itazongera kubatsinda na rimwe bakiri muri Kiyovu. Kuva icyo gihe gutsinda Kiyovu kwa Rayon Sports kwabaga ari ukunganya, kugeza ubwo Muvara Valens yivagamo mu 1987 akajya gukina ku mugabane w'Uburayi mu ikipe ya FC Kauturini yo mu Bubiligi. Ibi byarakomeje gusa Kiyovu iza gusigwa na Rayon Sports bijyanye n'uko iyi kipe yo ku Mumena amikoro yagendaga agabanyuka. Ni nabyo byaje kuba ubwo hari tariki ya 15 Kamena muri 2017 kuri stade yo ku Mumena Rayon Sports yitsinda ibitego 2-1 bikanatuma imanuka muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri nubwo itigeze igikina. Muri 2020 icyo gihe abayovu bakuwe habi nyuma y'uko Mvukire Juvenal yaratorowe kuyobora ikipe bihebeye, kubera ko kimwe mu byari bimuzanye byarimo no kongera guca ko yitaga agasuzuguro ka Rayon Sports, kandi yabigezeho kuko mu myaka 3 yayoboye ntabwo ikipe yambara ubururu n'umweru yigeze ibatsinda.